السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى أثره إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. nyuma yo gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugerageza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, aha niho tugiye gutangira urugendo rurerure, ubwo tuzoga inyanja ngari y'ubumenyi bwa fiqhi tubifatishijwemo n'igitabo Al-Umda, igitabo cy'umwe mu bashekhe bakomeye bikomerezwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'a. Igitabo Umdatul Fiqhi ni igitabo cy'umugabo w'igikomerezwa nk'uko twamuvuze, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi. Nyagasana mugirire impuhwe kandi amuhe iruhuko ridashira. Uyu ni umwe mu bamenyi bakomeye cyane, bamenyi baranze idini ya Islam kandi bakaba n'amabendera amenyekana hose mu bijyanye n'ubumenyi bwa Islam, by'umwihariko ubumenyi bwa fiqhi. Ni umugabo wavukiye muri Palestine, hanyuma arahakurira, nyuma aza kuhava ajya gushaka ubumenyi, aza kwitaba Imana ari Damashqa, ariho Damasi, muri iyo miji yose ya Kiislamu twavuze. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yakongera akabasubiza umutekano n'amahoro, akongera kubaha umudendezo, kandi ubutaka akabutuza ba nyirabwo bafite ukuri kwabwo. Bavandimwe, ubumenyi ni intwari ikomeye cyane. Ubumenyi ni kimwe mu by'ibanze gikomeye cyane Uwisilamu bwadushishikarije gushaka, kugeza ubwo nta na kimwe muri Qur'ani ntagatifu Nyagasani yigeze abwira abagaragu be gushaka no gusaba ko bakongererwa ngo abyigishe intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko yasaba kongererwa muri byo kitari ubumenyi. Nyagasani akavuga ati rabbi zidni ilman, Nyagasani waqur rabbi zidni ilman, akavuga ati ujye unavuga kandi uti Nyagasani nyongerera ubumenyi. Ubumenyi, impamvu y'ibyo ni uko ubumenyi yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nyagasani azamura inzego z'abemeye muri twe, yanyiza akazamuramo n'iz'abamenyi inzego hejuru y'inzego. Ubumenyi nicyo kintu cyabaye umwihariko kuri mwene Adamu. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akimuha nk'igitangaza kugira ngo aze kuyobora isi. Iyi si ntabwo yari kuyobora iyo aza kuba ameze nk'inyamaswa cyangwa se ameze nk'ibiti n'amabuye, ariko kubw'ubumenyi yahawe mwene Adamu agahabwa gusobanukirwa, ibingibi byamuhaye kuyobora isi no kuyobora ibituye. Bavandimwe, ubumenyi buratandukanye kandi burarutanwa mu nzego. Ubwiza kurusha ubundi ni ubumenyi buha umuntu kumenya Uwiteka usumba byose, akamenya ukuri kw'Imana, akamenya icyo Imana ikwiye, akamenya n'icyo abantu bakwiye, agashyira buri kintu mu mwanya wacyo, ari bwo bugenge buhambaye bwahawe ikiremwa muntu. Muri ubwo bumenyi bwo kumenya Imana, ubumenyi bukomeye kurusha ubundi ni ubumenyi bwa tawhid, kumenya ubumwe bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kumenya ko Nyagasani ari umwe, Nyagasani ari we ugenga byose, waremye isi n'ijuru, akarema amanywa n'ijoro, akarema imiyaga, akarema ikiremwa, akakigenera amafunguro. Hanyuma ibyo wamara kubimenya no kubishimangira muri weho, no kwemeza neza ko ukurema no kugena no gupanga byose ari byo Uwiteka usumba byose, bikubira mu gice bita tawhid ar-rububiyya, tawhid yo kumenya ubwo bumenyi bwo kumenya waremye n'ugena, yewe n'utanga akanambura, byose ukamenya ko ari Uwiteka usumba byose. Ukamenya n'igice cya kabiri, icyo gice cya tawhid al-uluhiyya, tawhidi y'ubumenyi bwo kumenya Imana mu bumwe bwayo, ukayimenya ko ariyo ikwiye kugaragirwa, igakwira gusengwa, kuko ariyo ikwiye
kugaragirwa yonyine, nta wundi ukwiye kugaragirwa mu mwanya wayo. Iyo umeje kwemera kiriya gice cya mbere cyo kumenya ko Imana ariyo yaremye kandi ikagenera buri kimwe cyose amafunguro, ikakigenera uko kizabaho n'uko kizavaho, ibyo ngibyo umeje kubimenya, ubwenge nyabwo bw'ukuri bw'umuntu bumuha ko uwo nguwo wagennye ibyo ngibyo akarema n'ibyo ngibyo ari nawe kandi ukwiye gusengwa by'ukuri. Ari nayo mpamvu zimwe mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ubwo yigishaga abantu rimwe yaje kuzirwa n'umwe mu Barabu wari uturutse mu cyaro. Nk'uko tubiza Abarabu mu cyaro babaga bavuze, abantu babaga bafite imyumvire ikanyaraye cyangwa se n'imvugo zikarishye. Azamubaza ati yewe Muhammad, uravuga ko koko uri intumwa y'Imana, intumwa y'Imana yagutegetse ko tugomba kugaragira Imana imwe gusa? Intumwa y'Imana Muhammadin, Imana imuha amahoro n'imigisha, iramubwira iti nibyo koko, niko mvuga kandi niko nigisha. Intumwa y'Imana irangije ntiyamucyahira, amubaza iti ese ngaho mbwira, weho usenga Imana zingahe? Umugabo aramubwira ati ngiye senga Imana 6 ku isi n'indi ya 7 iri mu ijuru. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iramwitegereza, iramubaza iti ese iyo ubabaye ufite agahinda niyihe wihutira kujya kubwira? Ati nihutira kubwira iyo mu ijuru. Ese iyo uri mu makuba no mu byago uremerewe niyihe wihutira kuregera? Aravuga ati mpita ndegera iyo ngiyo mu ijuru. Intumwa y'Imana iramubaza iti noneho zirazo mu isi zimaze iki? Niba mu gihe cy'amakuba no mu gihe cy'ibyishimo wihutira kuyo mu ijuru, zirazindi zo mu isi zimaze iki? Umugabo aravuga ati ndahamya ko nta yindi Imana iriho uretse Imana imwe rukumbi, nkanahamya ko nawe Muhammad uri intumwa y'Imana, kuko amuhaye icyemezo gituruka mu mutima nyawo kikava no mu bwenge bwiza butavangiwe, ari cyo cyo kumenya ko ushoboye biriya byose ari nawe ukwiye kugaragirwa by'ukuri, nta wundi ukwiye kugaragirwa mu mwanya we. N'Imana itarabyaye, n'Imana itarabyawe, n'Imana itagira ikisa nacyo mu byaremwe byose. Iyo tuvuze ko itabyaye nuko kubyara ubusanzwe n'inenge, kubyara ubusanzwe n'inenge. Imana ntiyabyaye rero kuko Imana izirana n'inenge iyo ari yose. Kubyarwa nabyo n'indi nenge, kubera ko bisobanura ko habanza kuboneka intege nkeya mbere yuko haboneka intege nyinshi. Ari byo biba ku kibyarwa cyose, gitangirana intege nkeya hanyuma kikazazana intege nyinshi, cyangwa se kikatangirana intege nyinshi ariko kikazagira intege nkeya. Ariko ubusanzwe gutangirana intege nkeya hakazaboneka intege nyinshi, ahangaha nibyo bibaho kenshi mu bijyanye n'ibibyarwa. Ibi rero ntago byigeze kuwiteka usumba byose Nyagasani yahoze ari Imana y'igitangaza, n'Imana y'igitangaza kandi azahora ari Imana y'igitangaza. Ntiyabyaye ngo agire iyo nenge yo kubyara, nta nubwo yabyawe ngo agire iyo nenge yo kugira imbaraga nkeya, nta n'ikisa nacyo mu byaremwe byose, kubera ko ari Imana ifuha, Imana yihariranye ubwami n'ubuhangange. Iyo tuvuze Nyagasani ntago buri kintu cyose kivuzwe kigereranywa, ntacyo asa nacyo mu byaremwe byose. N'Imana isumba byose, n'Imana yihariranye ubwami n'ubuhambare. Ese wayigereranya n'iki Imana yaremye ibi byose tureba? Wayigereranya n'iki Imana yaguhaye kuba uri uwo uri we, ukaba ufite byinshi mu mubiri wawe udashobora kumenya umubare wabyo, ukaba ufite imyenge ku mubiri wawe udashobora kumenya umubare wayo? Ariko iyo Mana ikabizi buri kenge na buri kiri buturukemo, ibizi buri babi riri buze kuva mu giti rigwa hasi, aho riri buve naho riri bugwe, igihe rizaviraho n'igihe rizagwira, igihe rizamara mu kirere kugira ngo rigere hasi. Nyagasani akabazi amanywa n'ijoro, nta na kimwe kimwihisheho, kabone nubwo waba ari umurindi w'agashishi kagenda nijoro mu icuraburindi kandi gakandagira munsi y'urutare rw'umukara. Inyagasani arakareba kandi arakazi. Ese uwo nguwo hari urugero rwe? Hari icyo wamugereranya nacyo? Nyagasani usumba byose, uhanitse, uhambaye, uwo ntacyagereranywa nacyo. Hanyuma ukamenya Imana imwe mu mazina yayo ahanitse no mu mazina yayo ahambaye, ubwo nibwo bumenyi bwa tauhidi, kumenya ibyo byose no kumenya ukuri kw'Imana, ubwo nibwo bumenyi buhanitse kurusha ubundi. Hanyuma nyuma y'ubwo bumenyi hagakurikiraho ubumenyi bwo kumenya amategeko agenga bwa bumenyi, agenga kwa kuri kugomba guhabwa Uwiteka usumba byose. Ariko kumenya amategeko y'ibizira n'ibiziruye
mu buzima bw'ikiremwa muntu. Ubwo bumenyi ni ubumenyi dusanga mu bumenyi bwa fiqh, mu bumenyi bwo gusobanukirwa amategeko agenga ikiremwa muntu, byaba ari amategeko amugenga mu buzima bwe hagati ye y'imikoranire ye n'Uwiteka, mu masengesho, mu bisibo asiba, mu masadaka no mu mazaka atanga, yewe mu mitambagiro mitagatifu akora, n'ibindi bikorwa byose bitandukanye akora hagati ye yiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Yewe ukanamenya n'amategeko agenga imikoranire ye hagati yawe no hagati y'abantu. Mu mikoranire hagati yawe no hagati y'abantu harimo kuba mwashyingira no gushyingirana, harimo ubucuruzi n'imibanire yo hirya no hino, harimo n'amategeko agenga ingomo, kuzikumira, yewe n'ibihano bigenerwa abakoze urugomo cyangwa se abaguye mu byaha runaka. Ibyo byose ubimenyera mu isomo rya fiqh, akaba ari ryo somo rikurikira mu masomo y'icyubahiro imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, yewe no muri babandi bafite ubwenge no gutekereza. Birumvikana ko iryo ari ryo somo rikomeye. Hanyuma nyuma yaho ngaho hakaza n'ubundi bumenyi butandukanye, uko bugenda burushaho kugira agaciro imbere y'Imana n'imbere y'abantu, ni nako bugenda burushaho kurutana mu nzego. Ubu bumenyi rero ni umutwaro ukomeye cyane wahawe mwene Adamu. Hanyuma uwabuhawe ategekwa kubwigisha, ategekwa no kubusakaza no kubumenyesha abantu bose. Niyo mpamvu Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati: wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu. Ati ibuka ubwo Nyagasani wawe yahaga isezerano babandi bahawe igitabo gishobora kuba ari Taurati cyangwa se Injili cyangwa se Qur'ani cyangwa se n'ubundi bumenyi butandukanye. Latubayyinunahu lin-nas, arababwira ati, Nyagasani aravuga ati mwibuke ubwo Nyagasani yabahaga isezerano nyuma yo kubaha igitabo akababwira ati mugomba kuzagisobanurira abantu, wala taktumunahu, kandi muramenye ntimuzagihishe. Ibyo rero nizo nshingano z'umumenyi. Ni nayo mpamvu Nyagasani adutegeka kuri buri bantu kuko ugomba kugira ugomba kubavamo akajya gushaka ubumenyi kugira ngo azabigishe. Nkuko nanone abitubwira ati wama kana limu'minuna an yanfiru kafa, ati ntago byari bikwiye kubemera Imana ko bose bafata inzira bakajya imihanda gushaka ubumenyi. ahubwo aravuga ati falawla min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Atahubwo byari bikwiye ko muri buri tsinda no muri buri bantu bitoranyamo agatsiko gatoya, ako gatsiko kakajya kwihugura ku idini kakanarisobanukirwa kakaryiga kagacengera, hanyuma kakazagaruka kuburira abantu babo kugira ngo birinde ibihano by'Uwiteka usumba byose. Bityo rero iyi nzira tugiyemo ni inzira ndende ifite byinshi bisabwa ko umuntu yarakwiye kubimenya kugira ngo abashe kunogerwa no kuryoherwa yewe no kugera ku matunda y'inzira. Muri byo hari ibyo twita imico y'abandi bashaka ubumenyi, yewe n'abandi bari ku nzira ushaka gusobanukirwa amategeko y'idini ya Islam. Muri byo ibyo twababurira kurusha ibindi harimo al-ikhlas. Al-ikhlas no kwiga, no gukora, no gushyira mu bikorwa icyo ushyira mu bikorwa kubera Imana. Ibihembo bya mbere umuntu abigambira imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ese iyi si ishira, iyi si isuzuguritse, wayirutisha Imana yawe? Ntago bikwiye ibyo ngibyo kuri wawe ndi wese ufite ubwenge. Niyo mpamvu rero icya mbere umuntu agomba gushyira imbere, by'umwihariko iyo ari mu nzira nk'izi ngizi ziganisha ku Mana, agomba kubijyamo atagambiriye abamuvuga, atagambiriye abamureba, akabijyamo atagambiriye inyungu z'iyisi irangira, ahubwo akajyamo agambiriye Imana isumba byose. Kujya muri izi nzira ugambiriye Imana isumba byose ntabwo bibujije ko ushobora kugira igihembo runaka ufata mu bantu, ntabwo bibujije ko ushobora kumenyekana cyangwa se ukamenywa n'abantu, ariko ibi ngibi ntibibe ari byo ushyize imbere kurusha ibindi ngo ujyemo winjire mu miryango nk'iyi ngiyi yo kwiga ubumenyi bwo kumenya Imana, cyangwa se ujye kwigisha abantu Imana. Icyo ushyize imbere ari bya bihembo bya hano ku isi birangira, cyangwa se bya byubahiro bya hano ku isi birangira, cyangwa se ugambiriye ko abantu bakuvuga cyangwa se bakumenya. Kalla, ibi ngibi byaba bisuzuguritse cyane, byaba binasuzuguje cyane nyirabyo aramutse yinjiye mu buzima nk'ubu ngubu, cyangwa se mu nzira nk'iyi ngiyi aho abandi bashaka Uwiteka usumba byose, bagashaka ibiri ku Mana bihanitse kandi bihenze, hanyuma we akabigurana bya bindi biciriritse cyane bya hano ku isi. Ibi byaba bisuzuguritse cyane.
ni nayo mpamvu muri hadithi Abi Huraira Imana imwishimire iboneka muri sahih aho avuga ko muri babandi bazabonja umuriro ba mbere harimo muri bo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko muri bo harimo umumenyi uzagenda akiga idini, yaba ari umunyeshuri wicaye kugira ngo amenye iryo dini, cyangwa se umumenyi warangije kwicara akarangiza kumenya iryo dini, hanyuma uwo mumenyi narangiza azazanwe imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nyagasani amazata ya abdi, mugaragu wanjye, alam takun jahilan fa'allamtuka, ese ntago wari injiji nka kwigisha, ese ntago wari nkagu akubwire akurondorere ibyo utaruzi byose Imana yakwigishije, ibyo utarusobanukiye byose Imana ikagusobanurira, uburyo utarushoboye kugira icyo ufata mu mutwe Imana ikaguha ubushobozi bwo kugifata mu mutwe. Umugaraga avuga ati bala ya rabbi, nibyo nyagasani, byarabaye. Nyagasani amaze ikibazo ati famadha amilta, ese wakoze iki nyuma yo kuguha ibyo byose? Avuga ati rabbi ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu fika, amubwira ati nyagasani nize ubumenyi ndanyuje ndabwigisha kubera weho. Imana imubwiye iti kadhabta, Imana imubwiye iti uri umubeshyi, urabeshya. N'abamarayika bamubwiye bati kadhabta, uri umubeshyi kandi urabeshya. Hanyuma nyagasani ategekwe ko uyu muntu afatwa anagwe mu muriro wa jahannama. Nyagasani amubwira ati ta'allamta wa 'allamta liyuqalu 'aliman, warize uranigisha kugira ngo bazavuge ko uri umumenyi. Faqad qila, ibyo ngibyo byaravuzwe, rero ngaho bagufate bakunage mu muriro wa jahannama. Aha umuntu ahure n'igihombo gikomeye cyane, kandi nyamara byari byoroshye cyane gutunganya niyya ye, akanoza umugambi we, maze akagana iyi nzira ayiganye kubera Imana. Iyi nzira umeje kwinjiramo kubera Imana, woroherwa n'ibyo uhuriramo nabyo byose. Ahangaha woroherwa n'imvune zose n'amavunane uzahura nayo muri zino nzira, kubera ko umenya ko uri gukorera umwami w'abami, ukorera Imana isumba byose. Naho wa wundi winjiyemo ashaka ibyubahiro bya hano ku isi ashobora kutabibona, niyo yabibona abibona bisuzuguritse, kandi akabibona bitangana nk'uko abyifuza. Ariko ushaka Imana iramwubahisha hano ku isi, kandi ikazanamwubahisha n'ejo ku munsi w'imperuka. Dukore kubera Imana, twaba dushaka ubumenyi cyangwa se dutanga ubumenyi, kuko ibyo ngibyo nibyo by'agaciro imbere y'Imana kurusha gukorera isi irangira. Ikindi twaburiraho umuntu ushaka ubumenyi cyangwa se utanga ubumenyi, nuko agomba kugira ukwihangana. Iyi ni inzira ikomeye cyane, irimo amahwa menshi cyane, ikeneye igihe n'umwanya, ikeneye kwicara ugahina ivi, ugashyira hasi ikibuno, ukicara ugakuduka urimo ushaka buno bumenyi, yewe na nyuma ukazicara ugakuduka urimo utanga buno bumenyi. Iyi ni inzira isaba rero kwihangana. Iyo utihanganye muri iyi nzira, uragenda ntugere iyo ujya, cyangwa se ukagera iyo ujya ariko ntuzagaruke gusohoza bwa butumwa wahawe. Ariko iyo ugize ukwihangana muri iyi nzira, ahangaha ugira intsinzi, haba ari mu gushaka ubumenyi, yewe no mu gutanga ubumenyi. Muri uko kwihangana nuko umuntu agomba gushikama, akihanganira ibizazana ashobora guhura nabyo, yaba ari uguhura n'abarimu bakarishye mu gihe ashaka ubumenyi, cyangwa se guhura n'abanyeshuri badafite ikinyabupfura mu gihe atanga ubumenyi, cyangwa se guhura n'ibizazane nk'inzara, inyota n'ibindi bitandukanye ashobora guhura nabyo muri ino nzira yo gushaka ubumenyi. Nk'uko tubizi, ubumenyi buravuna, ubwo ari bwo bwose buravuna, nta bumenyi bworoshye, ubumenyi bwose buravuna. Ariko iyo ugeze ku bumenyi bw'idini, imvune iba akarusho, kuko rero rimwe na rimwe uba unacibwa intege, bakakubwira bati aho ngaho ugiye kwicara bizakumarira iki? Abandi barimo bariga ibintu runaka, abandi barimo barahagurutsa indege, abandi barimo wewe ugiye kwiga ngo Imana yaravuze, intumwa y'Imana yaravuze. Ibyo ngibyo bizakumarira iki? Wakicaye hano ugasenga nk'abandi, ugakora ibintu biciriritse, hanyuma nawe ukajya gushaka ubuzima. Ibyo byose ni n'urwo rucantege. Ibi byose biragusaba ko ubyihanganira kugira ngo ubashe kugera ku mwanzuro nyawo, ubashe no gufata utera intambwe ndende muri iyi nzira yo gushaka ubumenyi no gutanga ubumenyi. Nanone ukagira umurava wo gufata mu mutwe no gusobanukirwa no kwicara imbere y'abamenyi no kwicara mu byicaro by'ubumenyi no gusoma ibitabo bitandukanye kugira ngo ubashe kugira ubumenyi no kwicara ukumviriza inyigisho nk'izi ngizi kugira ngo ubashe kugira ubwo bumenyi. Ibi ngibi bisaba umuhate n'umurava n'ubwitange. Ikindi
twaburiraho ni abantu gushaka inshuti nziza zibafasha muri no nzira yo gushaka ubumenyi. Ibintu byose bigira abaterankunga, n'ibintu byose bigira abambari. Buri muntu aho ari agomba kugira abambari basa nk'ibyo arimo. Iyo ushaka ubumenyi nk'ubu ngubu, nk'uko twavuze ko ari inzira ivunanye, ukeneye abo muza kwicarana mukibukiranya ku byo mwize, mukibukiranya ku bumenyi. Ukeneye abo uri buze kubaza uti ese ko ntasobanukiwe ahangaha. Ukeneye abagushishikariza igihe waciwe intege, bo bakakubwira bati ongera usubirane umurava, uhagurukane bakwe ubaduke tujye gushaka ubumenyi. Ibyo ngibyo ntawe ubigukorera usibye inshuti zawe muhuriye mu nzira nk'iyi ngiyi nziza. Ahangaha ni n'umuco mwiza twigishwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ese ntureba ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yatuganirije akatubwira amagambo yavuzwe na Musa alayhi salam, aho Musa alayhi salam aje guhabwa ubutumwa, aravuga ati waj'al li waziran min ahli haruna akhi ishdud bihi azli wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira. Aravuga ati Nyagasani impa umuhagararizi, impa Nyagasani impa umwunganizi mu bantu banjye, impa Haruna aze kumbera umwunganizi. Hanyuma nyuma y'izo aya Nyagasani avuga impamvu Musa yasabye Haruna ko aza kumubera umwunganizi. Aravuga ati kayinu sabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Ati kugira ngo tukwibuke cyane kandi tunagusingize cyane, kubera ko Nyagasani watubereye umurebereza igihe cyose. Bisobanuye ngo inshuti nicyo imaze, iragukomeza, ikaguha gushikama, ikakwibutsa, ikagukangura, baguca intege ikakongerera umurava, hanyuma baguha umurava kandi ikagushima kandi ikagukomera amashyi igihe uri mu nzira nk'iyo ngiyo nziza, n'igihe uri ku mugambi umwe nayo. Niyo mpamvu rero umuntu ushaka ubumenyi akwiye kubona inshuti nk'izo ngizo zimwibutsa. Abakinnyi b'umupira bagendana n'abakina umupira, abacuruzi bakagendana n'abacuruzi, abatwazi b'indege bakagendana n'abatwazi b'indege, n'abashaka ubumenyi nabo nibagendane n'abashaka ubumenyi, babe inshuti n'abashaka ubumenyi, kugira ngo babashe gushyigikirana, babashe kugira icyo bageraho gifatika muri iyi nzira yo gushaka ubumenyi. Ikindi tugiraho inama ni ugukunda abamenyi. Bavandimwe, gukunda abamenyi, mukunda abamenyi banyu, mwubaha abamenyi banyu, mushyigikira abamenyi banyu, mube hafi y'abamenyi banyu. Ubusanzwe gukunda umumenyi ni urukundo ruza kubera Imana, kubera ko kenshi na kenshi abamenyi nta by'isi bagira byo guha abantu, ntacyo baba bafite baha abantu usibye kubaha ya sabune y'umutima no kubasobanura ya mategeko agenga ubuzima bwabo. Ibyo ngibyo nibyo bakunda kubona baha abantu. Ibyo ngibyo rero iyo umukunze, uwo umukunze utamukundiye isi, ahubwo umukunze kubera Imana. Niyo mpamvu Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga atwigisha mu nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atwigisha abantu bazaba bafite inema z'Uwiteka ku munsi w'imperuka. Nyagasani avuga ati al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Ati za nshuti zo mu isi, babandi bagiye bagira ibindi bacudikiraho hano mu isi, uwo munsi w'imperuka bazaba ari abanzi usibye abemera Imana, babandi batinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, babandi bakundanye kubera Imana, nk'uko tubona muri hadithi sahih kuva ku ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Ntumwa Imana iti abagabo babiri muri babandi bazabona igicucucucu cy'intebe y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, umunsi izuba rizaba rikaze nta kindi gicucucucu gihari. Ntumwa Imana iravuga iti muri bo harimo rajulani, abantu babiri, tahabbani fillah, bakundanye kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ijtama'a alayhi, bahuriye ku Mana, yamukunze kubera ko amubonyeho ibyiza biganisha ku Mana. Uyu nguyu nawe amukunda kubera ko amubonye mu nzira nziza iganisha ku Mana. Nta n'inzira nziza iruta inzira y'ubumenyi. Ari nayo mpamvu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Nyagasani azamura inzego z'aba bandi bemeye muri mwebwe, walladhina utul ilma darajat, n'aba bandi bahawe ubumenyi. Aba rero nibo nshuti z'Imana. Aba bamenyi batabaye inshuti z'Imana ntago twamenya izindi nshuti z'Imana izarizo. Abangaba nibo warathatul anbiya, abangaba nibo bazunguye intumwa.
nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitubwira. Ese niba abakunzwe imbere y'Imana kurusha abandi ari intumwa z'Imana, ese urumva abakurikiyeho ari bande? Nta gushidikanya niba abandi bazunguye izo ntumwa z'Imana, kubera ko umurimo w'intumwa z'Imana zakoraga nibo bawuzunguye barawusigarana, bwa butumwa bw'intumwa z'Imana zari zifite nibo babuzunguye barabufite barabubitse, hanyuma na kakazi kakorwaga n'intumwa z'Imana nibo bagafashe bagaragasigarana baragasigasira bakitaho. Niyo mpamvu intumwa y'Imana ivuga iti wa innal anbiya la yurath dinaran wala dirham inma warathu al-ilm. Izo ntumwa ntago zizungurwa amadinari, nta nubwo zizungurwa amadirhamu, zizungurwa imiturirwa, nta nubwo zizungurwa amafaranga. Inma warathu al-ilm, ahubwo zazunguwe ubumenyi. Faman akhadhaha, uzabufata akhadha bihadhin wafir, azaba afashe icy'agaciro gihaditse. Iyo ukunze umuntu nk'uyu nguyu rero umukunze kubera Imana, ahangaha ushobora kwinjizwa muri la hadithi y'abakundanye kubera Imana. Niyo mpamvu abamenyi mugomba kubakunda, mugomba kubaba hafi. Iyo yatanye mukamenya ko ari umuntu nk'abandi, iyo yateshutse mukamenya ko ari umuntu nk'abandi, hanyuma iyo mumugumye hafi nabyo bishobora no kumubera imwe mu ntandaro yo gutuma ahora kuri gahunda y'Uwiteka. Kubera iki? Kubera ko iruhande rwe arimo arabona intwaro cyangwa se intwari cyangwa se abamuha gushikama kuri ya nzira arimo. Ariko igihe azisanga ari wenyine nta nshuti, yijyana akigarura, ahangaha ashobora gutandukira kuri wa murimo we ariho, akeka ko wenda cyangwa se Ibilisi na Shaytan akaba yamuganza kubera kuba wenyine atabona abari hafi. Bityo rero gukunda abamenyi ni mu gukunda intumwa z'Imana, no gukunda intumwa z'Imana ni mu gukunda Imana. Iyo ukunze umumenyi, niyo mpamvu mu mvugo Ibn Abbas radiyallahu anhuma yaravugaga ati, mukuri umumenyi uzabona afite ubumenyi bw'idini, ari no kuri sunna, ku migenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kumureba ubwabyo no kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kumureba ubwabyo no gushimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kuko numureba uzamwigaho, numureba uzamenya icyo intumwa y'Imana yakoraga n'icyo yavugaga, numureba uzamenya icyo Imana ishaka mu bantu, bityo uzashimisha Imana kuko uzamufataho urugero rwiza kubera ibyo azaba ariho. Mu bindi twagiraho inama nuko abantu batakihuta mu gushaka buno bumenyi ngo bagire umuvuduko udasanzwe. Bumve ko igitabo nk'iki ngiki Umdatul Fiqh tugiye gutangira uyu munsi cya Ibn Qudama al-Maqdisi, bumve ko twari dukwiye kuba twakirangiza mu cyiciro kimwe nk'iki ngiki cy'iminota 30 cyangwa se 30 n'ingahe. Ahubwo bumve ko iyi ngiyi ari inzira ndende, nkuko iyo umuntu agiye gukora umushinga w'ubuzima w'ubucuruzi avuga ati nyuma y'imyaka 15 nzaba ngeze ku kintu runaka, twere kumva ko ubumenyi bwo ari umushinga w'iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa se ukwezi kumwe cyangwa 2 cyangwa umwaka umwe cyangwa imyaka 2, ahubwo twumve ko ari igihe kirekire cyagutse, turimo gushaka ibihenze kurusha ibindi, bya bindi biri kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi ya Muawiya muri Sahih al-Bukhari wa Muslim aravuga ati, man yuridillahu bihi al-khayra yufaqihuhu fi ad-din. Uwimana ishakiye ibyiza imuha gusobanukirwa idini. Ntago imuha isi, ntago imuha gusobanukirwa gutwara indege, ntago imuha ubwiza bw'isura n'uburanga, ahubwo imuha gusobanukirwa idini, kubera ko uwasobanukiwe idini uwo ngo afite ibyiza hano ku isi akajya n'ibyiza ejo ku munsi w'imperuka. Hanyuma ahangaha nanone dusozereze ku kantu k'ingenzi, ariko al-ilmu bil amal, ubumenyi bujyane n'ibikorwa by'ubwo bumenyi. Ni igisebo, biranasuzuguritse kuba waba ufite ubumenyi ariko udafite ibikorwa bingana n'ubwo bumenyi cyangwa se bijyanye n'ubwo bumenyi, cyangwa se ukaba wakicara ahantu nk'ahangaha ukaba ugiye kumva iyi fiqh tugiye kwigisha ahangaha n'ubu bumenyi cyangwa se n'izi mvugo, ariko ukaba udasa na wa wundi uri gushaka ubumenyi, ukaba udasa n'umunyeshuri w'idini, ukaba udasa n'umunyedini, ukaba uzi ko igikorwa runaka ari cyiza ariko ntugikore, ukaba uzi ko igikorwa runaka ari kibi ariko ukagikora.
niyo mpamvu nyagasani yavuze ngo mathalul ladhina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha, urugero rw'aba bandi bo bikorejwe cyangwa se bahawe tawurati barangiza ntibayihe agaciro ngo bayigaragaze, kamathalil himari yahmilu asfara, bameze nk'indogobe zikoreye imizingo. Indogobe uyikoreje ibitabo ntacyo byayimarira, indogobe uyikoreje n'ibyo kurya yewe ntiyasonza ngo ivuge ngo reka nture umuzigo wanjye nikoreye urimo ibyo kurya hanyuma mbifungure ngira icyo mfataho. Urwo ni rwo rugero rwa wa wundi ufite ubumenyi atabukoresha. Nyagasani avuga ati bi'sa mathalul qawmi alladhina kadhabu biayatillah, urwo ni rwo rugero rubi kuri ba bandi bahakanye ibimenyetso by'Uwiteka. Reba ahangaha Nyagasani kuba yaraguhaye ubumenyi ntubushyire mu bikorwa, agushyize ku murongo umwe n'aba bandi bahakanye Imana. bi'sa mathalul qawmi alladhina kadhabu biayatillah, uru ni urugero rubi kuri ba bandi bahakanye ibimenyetso by'Uwiteka, bagahakana n'imirongo y'Uwiteka n'ibimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera iki? Kuko urabifite ariko ntubikora. Kubw'iyo mpamvu ubu nibwo buhakanyi buvugwa muri iyi aya. Nyagasani agatanga nanone hangaha urugero rubi ku rugero rw'indogobe. Nk'uko tubizi indogobe iri mu nyamaswa z'ibicucu cyane, z'ibigoryi zitagira ubwenge. Ahangaha iyo bavuze indogobe baba bavuze ikintu kitagira ubwenge kurusha ibindi. Mu Rwanda rwacu ni nko kuvuga intama. Iyo bavuze inka cyangwa intama ni nko bavuze ko bavuze ngo uri inka cyangwa uri intama, ni nko bavuze ngo nta bwenge ufite. Ahangaha rero Nyagasani nawe yatangiye ku ndogobe. Indogobe nicyo kiremwa kiri mu biremwa bitagira ubwenge, n'ikiremwa gitangirwaho urugero mu bugoryi. Nanone wongere urebe indi aya, undi murongo aho Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati watla alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin. Atubahe n'urugero rwa wa wundi na babandi na wa wundi twahaye ibimenyetso byacu tukamuha ubumenyi, tukamuha gusobanukirwa al-halal wal-haram, fansalakha minha, arangije yivanamo ntiyabyubahiriza. Haramu yamenye ko ari haramu arayikora, halal yamenye ko ari halal ntiyayikora, arangije abaho nkaho atigeze ahabwa ubumenyi ngo ahabwe gusobanukirwa. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wala wishina la rafa'nahu biha, iyo tubishaka twari kumuzamura. Iyo aza kubushyira mu bikorwa Nyagasani yari kumuhesha icyubahiro, akamuzamura hano ku isi, akazamuzamura n'ejo ku munsi w'imperuka, akazaba ari ibendera ryoga ikirere nk'uko n'abandi bamenyi bose ari amabendera yoga ibirere. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ariko kubera ko uriya muntu atigeze ashyira mu bikorwa bwa bumenyi yahawe, niyo mpamvu Nyagasani atigeze amuzamura cyangwa se amuhesha icyubahiro, haba ari hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Wallahi niyo wakeka ko afite icyubahiro ariko laysa indahu shay'an, nta na kimwe abafite. Dayiqan, ababayeho mu buzima bufunganye, ahorana impumu, ahorana agahinda, ahorana ibitekerezo, buri gihe cyose yibaza ngo biragenda gute, agahora umutima uhagaze. Kubera iki? Nyagasani yamuhaye ibimenyetso, amuha ubumenyi ariko ntabugenderaho. Ahangaha rero munyeshuri, mumenyi, muntu ushaka ubumenyi, muntu uhawe ubumenyi, hitondere cyane, kubera ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati famathaluhu kamathalil kalb, urugero rw'uyu muntu wahawe ubumenyi ntabushyire mu gaciro ni nk'urugero rw'imbwa. Intahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath, uramutse uyuruhije irasora ururimi yahagire, uramutse utayiruhije nabwo kandi irabikora kwa kundi. Ni ukuvuga ngo kuba yaba afite ubu bumenyi no kuba atabufite birangana kuri we. Uru ni urugero rubi. Izi ni inyamaswa ebyiri tubona muri Qur'ani zisuzuguritse kurusha ahandi, kurusha izindi. Zo Nyagasani yatangiyeho urugero rubi kuri wa mumenyi wahawe ubumenyi ariko ntagire gute, ntabushyire mu bikorwa. Bityo rero iki gitabo cyacu al-Umdatu al-Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi, aha tuzigira hamwe ubumenyi bwa fiqh, dusobanukirwe ukuri kw'Imana ikeneye hagati yayo n'abantu, dusobanukirwe n'ukuri kw'abantu hagati yabo ubwabo. Fiqh abamenyi bayigabanya mu bice bibiri, bakayita fiqh al-ibadati, fiqh ijyanye n'amasengesho cyangwa se ubumenyi bujyanye n'amasengesho,
cyangwa se no kugaragira Imana. Aha iyo bavuze fiqhul ibadat inshuro nyinshi binjizamo iyi miryango ikubiyemo inkingi z'idini, aribwo buryo bw'imisengere, uburyo bw'imitangire y'amaturo, uburyo bw'imisibire n'uburyo bwo gukora imitambagiro n'ubundi bumenyi bufitanye isano no kugaragira Imana kurusha ibindi. Hanyuma igice cya kabiri bakacyita fiqhul muamalat, bakayita ko ari ubumenyi bw'imikoranire hagati y'abantu. Ahangaha muri iyi mikoranire niho binjiza inshuro nyinshi, binjizamo ibijyanye n'imibanire hagati y'abantu ubwabo ku bwabo, ibijyanye n'imibanire y'umugabo n'umugore n'andi mategeko abigenga nk'amataraka cyangwa se kunga indoa cyangwa se n'ibindi bijyana n'uyu muryango w'ubuzima bw'imirerere y'abana, yewe n'imicungire y'urugo no gucunga urugo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hakinjiramo nanone muri kino gice cya fiqh y'imikoranire hagati y'abantu, hakinjiramo imikoranire y'ubucuruzi mu masosiyete atandukanye, cyangwa se abantu hagati yabo ubwabo ku bwabo mu kugura no kugurisha, cyangwa se mu gihe cyo kugirana amasezerano atandukanye yaba ari y'ubucuruzi n'ibindi bitandukanye. Ibi ngibi byose bikaza muri muamalat. Hakinjiramo nanone amategeko agenga urugomo, ibijyanye no kototera ukuri kwa bagenzi b'umuntu, nko kuba amategeko ajyanye no kwica no kuziririza kwica, yewe n'ibireba abicanye, cyangwa se guca ingingo, cyangwa se gukubita, cyangwa kuvuna, cyangwa se kwiba, cyangwa se guhuguza n'ibindi byose bigendanye n'urugomo. Ahangaha uyu muryango niho tubisangamo. Bityo rero iki gitabo nk'uko twabivuze kiri mu bitabo bikomeye cyane bya fiqh tuziga kandi tukanagisobanura, tukazagendera ku bintu bimwe by'ingenzi twavuga tuzagenderaho. Ahangaha nuko ikintu cya mbere tuzajya dusoma igitabo uko uko umwanditsi wacyo yacyanditse, Nyagasani amugirire impuhwe. Ikintu cya kabiri kindi tuzakora, tuzagerageza kuvunagura mu ncamake ibisobanuro, ntitusobanure cyane mu buryo burambuye bukabije. Tuzasobanura mu buryo tutazatakaza ikintu cy'ingenzi cyari gikwiye gusobanurwa, cyangwa se ngo dusobanure ibisobanuro byinshi bitari bikenewe. Tuzagerageza kugendera hagati no hagati kugira ngo tutarambirana cyangwa se ngo hagire ukuri k'ubumenyi dutakaza. Hanyuma ikindi nanone tuzita cyane cyane kuvuga ijambo ry'ukuri. Muri fiqh hari icyo bita ar-rajih wal marjuh, hari icyo bita ijambo rifite intebe kurusha irindi, akaba n'iryarushijwe imbaraga bitewe na dalili ari amagambo ashingiyeho. Aha ni na byiza ko tuvuga ku cyo abantu bumva muri fiqh ngo madhahibul arba'a, ingendo enye cyangwa se ugusobanuka gutandukanye kune kugaragara muri fiqh ya Kiislamu, mu mategeko ya Kiislamu. Ibi ngibi ntabwo bisobanuye ko hari uguhangana k'ubumenyi cyangwa se ngo habe hari ugupingana. Oya, ahubwo igisobanuro cyabyo nuko buri muntu asobanukirwa kandi agasoma dalili, akagendera kuri dalili, ariko dalili ntabwo twese tubisobanukirwa kimwe. Nkuko ubu nonaha umuntu ashobora kutubwira ijambo twese ntituryumve kimwe, ahangaha ni nkako no muri fiqh abantu badasobanukirwa kimwe bitewe na dalili zitandukanye, umwe ashobora kubona undi atarabona, cyangwa se n'imyumvire n'imisobanukirwe y'umwe idafitwe n'undi. Ahangaha abantu bashobora kugira uburyo batandukana gato. Uku gutandukana muri fiqh ntago kuboneka mu byo twita ummahatul masail, muri bya bintu bikomeye cyane bishingiyeho iyi fiqh n'ubumenyi. Urugero wenda nk'isengesho, ntabwo tubona ko abamenyi batandukanye wenda bavuga ko wenda dhuhuri ari raka 5 cyangwa se 3, cyangwa se ngo tubone ko batandukanye bavuga ko iswala ari itegeko cyangwa atari itegeko, cyangwa ngo tubone batandukanye bavuga ko iswala ari 5 cyangwa se ari 10. Oya, ahubwo hagenda hatandukana uburyo bw'imigenzereze inshuro nyinshi mu tuntu dutoya tudafite icyo dutwaye, ariko ugasanga bya bindi byo twita ummahatul masail, bya bindi byo ku mutwe binini bihagarariye ibindi, iteka ryose inshuro nyinshi usanga baragiye babihuriraho. Hanyuma ikindi, ntabwo gutandukana bisobanuye ko abatandukanye mu myumvire no mu gusobanukirwa baba bafite amakosa. Aha reka dufate urugero rwiza kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nkuru ya Banu Qurayza, ubwo intumwa y'Imana yakubukaga mu rugamba rwa Ahzab, urugamba rwa Khandaq. Intumwa y'Imana yabwiye abasahabi, yarabwiye iti
لا يصلين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بنو قريظة yarababwiti wa wundi wemera Imana n'intumwa yayo aramenye ntasenge al-asr usibye kayisengera muri bene Qurayza kuko bari baciye ukubiri banatezuka intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku rugamba baranagambana ati tugomba kubasariramo al-asr. Ahangaha bamwe mu basaba bumvishe ko ikigambiriwe ari uko tugomba guhita twihuta tukagana Banu Qurayza kuko isala al-asr yabagereyeho bakiri mu nzira. Bamwe mu basaba baravuga bati intumwa y'Imana yatubwiye ko tutagomba gusari iyi salatul asr usibye ko tugomba kuyisaya twabagezemo. Abandi baravuga bati oya, iki intumwa y'Imana yarigambiriye ko twihuta tukajya kubatera. Hanyuma bamwe barasari, abandi baragenda bageze aho bagomba kugera barasari basenga bakereye. Bagarutse i Madina nibwo baje kubiganira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyabaye hagati yabo. Intumwa y'Imana irabwiye iti abangaba babikoze n'aba babikoze kubera iki? Aba bagende basobanukiwe icyo imvugo igambiriye, kuvuga ngo ntidusenge tutarabageramo. Bumvishe ko icyo imvugo igambiriye ari ukwihuta no kugira umurava duteye bariya. Abandi bo bafashe imvugo nkuko yakabaye ko yababwiye ati ntimusenge mutarabageraho, bajya gusenga baravuga bati ntago dusenga tutarabageraho. Bityo rero ugutandukana muri fiqh ni nkuko nguko, buri wese aba afite dalili kandi inshuro nyinshi buri wese aba ari kukuri, ariko hagatandukana gusa uburyo bw'imikorere. Ibi nabyo ku rundi ruhande ni byiza iyo biza kuba ubumenyi buri mu ijambo rimwe, ahangaha hari abari kugorwa. Ariko iyo ubumenyi buje mu buryo butandukanye, buri wese ahangaha ashingiye kuri dalili ashobora kugira icyo akora mu buryo bumworoheye. Ikindi kintu tuzagenderaho cyane nuko tuzajya dukoresha dalili ariyo Qur'ani na Sunna na ijma' wa aqwalul ulama muri buri masail. Buri aho tuzajya tugera tugerageza kuvuga dalili yaho, kandi tuzagerageza dukoreshe dalili sahih zituruka muri Qur'ani no muri Sunna zizeretse, yewe no mu bitabo bishingiweho cyangwa se bifatirwaho mu gushaka ubumenyi. Bityo ntabwo tuzigera dukoresha hadithi cyangwa se imvugo ziri dhaifu, ahubwo tuzatugaragaza imvugo z'ukuri, kabone n'ubwo wenda muallif rimwe na rimwe umwanditsi w'igitabo azajya ba atari yo mvugo yakoresheje, tuzajya tubigaragaza aho atayikoresheje tuyikoreshe. Ikindi tuzagenderaho tajannubu khilafat al-madhahib, nuko tuzagendera kure n'itandukana rya madhahib nkuko twayivuze. Ntago tuzatugera kuri buri kintu ngo tuvuge ngo abashafi bakibona gutya, abahambali bakakibona gutya, abamaliki bakakibona gutya, abahanafi bakakibona gutya, abadhahiri bakakibona gutya. Hoya, ahubwo tuzajya nkuko twabivuze dufata ijambo riri sahih kurusha ayandi, hanyuma aba ari ryo tugenderaho, dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadutera inkunga muri iyi nzira y'ubumenyi, kandi akanadushyigikira muri ibi tugiyemo, kandi akazatugenda imbere akaduha no kuzasohokamo ahangaha tutahukanye intsinzi ikomeye, kuko ari ushobora byose. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. فتهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح، والطير يغردكم مرحا بنشيد العذب الصداح، بنشيد العذب الصداح. يا طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح، قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباحي، طالبتي شمسي بصباحي. يا حلوا أيقظ أشواقي لطموح يرسم أفراحي، قد جاء الحلو لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي، فرأينا المجد بإصباحي. شكرا يا روحي من روحي، شكرا يا نبض الأرواح، فالشكر لربي ثم لكم، لا أحصي الشكر بإفصاحي. والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي، والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح،
خديجة بنت الصلاح.